twongeye kuba ikaze bakunzi bacu ba Schedule Official. Tugiye kubagezaho igice cya kabiri cya Honorable Harerimana Abdul Karim. Ni umutumirwa wacu twajyanye ikiganiro ariko tukijyana mu bice bibiri. Hari igice cyabanje niba utarakireba waba waracitswe. Hakaba n'iki gice cya kabiri tugiye kubagezaho. Tugiye gutangira n'ikibazo cy'ibibazo bamubajije kugira ngo abadasobanukiwe byinshi babashe kubisobanukirwa. Yego, reka twakire uyu ugiye kubaza iki kibazo, hanyuma abandi bagenda babaza ibibazo ariko abasubiza. Hanyuma yego, namwe mwandike muri comment ibyo utabashije gusubizwa aka kanya. Nzagira umwanya nongere mutumire abisubize. Yego, batuzaniye umutumire ukenewe cyane kandi uhuje n'ingingo turimo tuganiraho. Ndamukeje rero nyakubahwa Ambassador Abdul Karim. Mfite ibibazo bibiri. Nibyo koko umurage w'inkotanyi nibwo budahangarwa bwacu nk'igihugu, ariko ubwo budahangarwa bukomeza kwatakwa nk'uko mubizi mwese. Igishaka kwica umuntu cyangwa se igishaka kwanduza ireme ry'ubuzima bw'umuntu cyataka ubudahangarwa. Uyu murage rero wakomeje guhangarwa cyangwa se uracyahangarwa mu buryo wigishwamo uko utari. Kuvuga inkotanyi zifite ijambo inkotanyi, hari uburyo rikomeza gukoreshwa nabi n'ababangamwabo batandukanye, ndetse interahamwe ndetse n'abana bazo ku social media, amaradiyo atandukanye avugira hanze, ku buryo ubukotanyi babuha isura bakabuha amateka. Iyo babuvuga mu banyarwanda bikumvikana cyangwa se bagashaka kumvikanisha yuko inkotanyi ni igice kimwe cy'abantu bahuje amateka, bafite uko basa nk'uko wigeze kubitubwira, ku buryo bifite aho bihurira cyane n'uko babyitaga mbere. Uribuka ko babitaga inyenzi inkotanyi. Hakabaho icyo kintu cyo kumvikanisha yuko inkotanyi, ubukotanyi ntabwo ari ubw'abanyarwanda, nubwo nibw'itsinda rimwe rifite amateka yaryo ndetse nuko basa. Icyo kintu turaza gusaba dusobanure se inkotanyi ni iki? Inkotanyi ni iki mu murage, mu myumvire? Kubera ko izi pesi ntabwo ari kenshi tuzigira platforms za social media aho tuganirirwa bene aka kageni. Ikindi kibazo ndashaka kubabaza nyakubahwa Ambassadeur, nabazaga nk'uko watubwiye inshingano zitandukanye wagiye ubamo mu buyobozi bw'igihugu cyacu. Ubona cyangwa se iyo usuzumye urareba ugasanga umurage w'ubukotanyi umaze kwibyara ku gipimo kingana iki ugereranije mu gihe cy'amateka tumaze mu imyaka 30? Kororoka k'uyu murage kurapimwa gute? Kurapimwa ku gipimo kingana iki? Cyane cyane turebye ku rubyiruko, kuko urubyiruko nibo mbaraga z'u Rwanda ruri imbere. Kugira ngo hari reka mbe mpine aho ngaho ninongera guhabwa umwanya tugakomeza kubaza. Murakoze cyane John. Nibyo nk'uko bivuga, hari abantu bagerageza gushaka kumvikanisha yuko ngo RPF inkotanyi ari umuryango w'abatutsi. Iyo ni imyumvire yo guhera ku tariki ya mbere ukwakira 1990 abasore bamaze kwambuka ku tariki ya 4
buri buke nako ku tariki ya 5 ngira ngo niba ntibeshye ukwezi kwa uko nguko tuvuga kwa 10 Habyarimana yatanze discours avuga ko u Rwanda rwatewe. Mu byo yavuze rero yavuze yuko ngo n'abantu bashaka gusubiza u Rwanda mu buhake, ati n'izina ryabo rirabigaragaza. Niyo politiki rero bageneyeho kugira ngo bagerageze kwangisha abanyarwanda umuryango wa RPF Inkotanyi. Abo ngabo rero baracyahari, urabavuze interahamwe zanze kuva ku izima, baracyarizo kugeza kuri uyu munota, nubwo bagenda bahindura amazina. Mwe bakiyita sinzi za Pariri, ubundi bakiza za RDR, ubundi bakiyita za nuza ziriya FDU inkingi, ubundi ni za Dalfa. Bariya bose ibitekerezo byabo ni ibyagitera hamwe, bahindura amazina bakurikije ibiyagezemo, kubera ko ujya hamwe ryo kuryita ku isi hose bashobora kukwamagana, ariko imitekerereze yabo niyo ngiyo. Nyamara mu kuri baribeshya cyane. Umuryango uvuka ni nacyo gituma wishwe umuryango w'abanyarwanda. Ibyo byose wari ubirenze, kuko nibyo wagombaga kuza gukosora. Ingingo ya mbere y'imyemerere ya RPF ni ubumwe bw'abanyarwanda. Nta bumwe rero wagira ugitekereza ibintu by'abahutu n'abatwa n'abatutsi, nta bumwe wagira ugitekereza abanyenduga n'abakiga, nta bumwe wagira ugitekereza iburasirazuba n'iburengerazuba, nta bumwe wagira ugitekereza abashiru n'abagoyi, nta bumwe wagira ugitekereza amadini akabavangura. Ni ndi umunyarwanda. Icyo bagomba kukimenya, kandi nicyo RPF yaharaniye, n'ubu iracyagiharanira. Ariko kubera yuko banze kuva ku izima, nibyo bavuga byonyine, niyo ganeti u Rwanda rufite ibibazo, abahutu nta jambo bafite, abahutu nta kazi babona, abahutu ntabwo bari mu ngabo, abahutu ntabwo bari mu bucuruzi, abahutu bivugira gusa, ariko bazi ko banabeshya, kubera yuko ibyo bavuga atari byo. Ndashaka ntango urugero gusa namwe muzi, uwakabaye umwanzi wa mbere w'u Rwanda nuriya wita umujenerali wa FDLR uri hariya mu ishyamba. Umugore we n'abana bari mu Rwanda, kubera yuko abana be bafite gukurikira amasomo yabo neza, babonye bourse za leta zituma biga, ndetse bagera naho babona nizo kujya mu mahanga. Ntaho bakoma ko muri abana bakana kuriya uhungabanya umutekano w'igihugu, kandi ugifite umutima mubi wo gushaka kugira ngo akomeze ahungabanya umutekano w'igihugu. Mwebwe murabere, icyaha ni gatozi kiramureba we. Mwebwe mu gihugu nimukora ibyo mukora, ibyo mugomba gukorera igihugu cyanyu. Sabo bonyine nuko mbatanzeho urugero, ariko niko igihugu giteye, niko kimeze. So urabaza uti hari impinduka zirimo kugaragara kuri iyo mitekerereze? Nge nakwemeza ko zirahari rwose. Abakiri bato barabyumva mu bwinshi cyane, ndetse hari na bamwe bigeze gukura bafite iyo mitekerereze mibi, bigeze hagati bagenda bayicikaho buhoro buhoro. Haba mu gihugu imbere baragenda bakira, haba hanze baragenda bakira. Burya hari abantu bagendaga babuzwa n'ababyeyi babo, abo bakiri bato bababuza ngo nimujye hariya, nta muhutu ufite ijambo, nibabona iryo zuru ryawe bazabigenza gutya, nibamenya ko uri umwana wa kanaka bizagenda gutya. Ariko umwana kuki ababyeyi bafite impungenge, akumva n'urundi ruhande gutya, akazasanga ababyeyi be hari ibyo bakoze, akanga kwikorera umutwaro utari uwe, rimwe akazasimbuka akizira mu Rwanda, akazasubirayo yarahindutse, yarabonye ukuri uko ariko. Nta muntu umwitayeho ngo ni umuhutu cyangwa ni umutwa ni umututsi, nta n'umuntu bigeze bubimubaza. Yaraje mu Rwanda yatembera asubirayo, ndetse bamwe cyangwa benshi muri bo bigumiye mu Rwanda, n'abatarahagumye aho barimo gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyabo. Birimo guhinduka rero, ariko ntibibujije yuko hakiri bakeya bakiri bameze nka cya Kirondwe,
hanze kuva ku ruhu rw'inka kandi inka iyo kera yarariwe. Abo barahari, hari bariya abantu bitwa ba Jambo ASBL, hari abakobwa bitwa sinzi baza neza, sinzi abantu njya mbona batandukanye hariya ku mbuga nkoranyambaga, banze kuva kwizima barikorera imitwaro itari iyabo. Bari abana bambonye umutwa cyangwa abuzukuru be, hari umukobwa njya mbona mu Rwanda witwa Maris, ngira ngo niryo zina rye, ifite business yareze ibyo ngibyo by'ubujinga by'amoko. Abandi baraho ngaho gusa bahora barwanya akantu kose kari mu Rwanda. Wababwira ngo dore mu Rwanda hagiye kuba irushanwa mpuzamahanga ry'amagare, muri Afurika n'ubwa mbere rihabaye, rizatugirira akamaro kanaka ateze magare umusi. Wababwira ngo mu Rwanda hagiye guteranira inama ya CHOGM, izazana abantu baturutse mu mahanga yagera ku 3,000 cyangwa 4, bakajya hari ahubwo ngo bakamagana ukwana bakaruvuga nabi ngo Rwanda nta mutekano ufite, abahutu nazamo bafite, ntimujye mu Rwanda. Akajya muri ibyo. Umwana w'umukobwa arimo kwikorera ifaranga rye, nta mpungenge afite, aratanga akazi, bo bakiri mu rugo ngurwo. Ariko abo ngabo mukuri ni bakeya kandi ntabwo bagenda biyongera cyane, ahubwo bagenda bagabanyuka. Ndemeza yuko bari abase na banyina b'inkaraba nkaba, nabo uko bagenda bagabanyuka niko n'aba bana bazagenda babohoka buhoro buhoro. Nta mpungenge rero bateye, ariko birasaba yuko mukomeza mwese muri rusange, abakiri bato natwe b'abasaza, mu gihe tutari twahuma tukireba, usibye ko nitunahuma ubwenge bwo ntabwo buhuma, gukomeza kugenda tubigisha, gukomeza kugenda tubayobora, kugenda tubafasha, tubereka ukuri k'u Rwanda, kandi ntidutegereze yuko babanza gukora cyangwa kwandagaza igihugu ngo tubone kubasubiza. Oya, nitujye imbere yabo, aba ari bo bajya kuri defensive. Urakoze cyane Mugabo. Twizere kunyuzwe Bwana Mugabo John. Yego, murakoze, ndanyuzwe. Okay, murakoze cyane ambassador ku bisubizo byiza. Turakomeje n'abatwandikiye, dufite message nyinshi, turagerageza tubyitwarimo, ariko nimubona umwanya ubajyanye nyakubahwa ambassador mutubwire rwose, muraza kugenda, ntabwo twabazirika hano. Hari utwandikiye we yashimaga Stella M Karangwa, yavuze ati Rwandans do not dream their future, they plan it. Ibyo koko biragaragara, ntabwo twe tugira inzozi, ahubwo tubishyira mu bikorwa, tukabishushanya, ubundi inda ikavuka koko. Undi witwa Ubutwari yagize ati ese murebye urubyiruko rw'iki gihe mubona ari iki rukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo rurengere igihugu cyacu, ndetse no guhangana n'abifuriza u Rwanda inabi? Ikindi kibazo, ese aho u Rwanda rugeze ubu mubona urubyiruko rwiteguye neza guhangana n'abashaka guharabika u Rwanda? Yababazaga Bwana Ambassador. Ni ikibazo cyiza cyane icyo ngicyo, kuko uko byagenda kose abakuru turabyina tuvamo, nta cyabihagarika. Ariko nk'uko mwita iki Kigali ni umurage nyine ufite abawufite, maze bakawuha urungano cyangwa abandi bagiye generation igiye gukurikiraho. Nibyo rero urubyiruko rukwiye kubyumva gutyo, kandi rukamenya yuko umwanya wawo rwo ari uyu nguyu. Kera bajyaga bavuga ngo ni u Rwanda rw'ejo. Oya, siko bimeze uyu munsi rwose. Urubyiruko ruri kumwe n'ababyeyi barwo, ruri kumwe n'abakuru barwo, barimo kujyana mu nzira imwe iganisha u Rwanda ku iterambere. Inama rero tubagira urubyiruko nuko bafite urubuga rwo gukoreramo ibitekerezo byiza. U Rwanda ni urwabo, kandi imitekerereze myiza ifite umwanya, irashyigikiwe. Ikindi urubyiruko erega nibi ngibi tuvuga ko u Rwanda rwubatse, ntabwo rwubatswe n'aba bakambwe bonyine. Urubyiruko rubifitemo uruhare kandi rukomeye cyane, kandi cyane ariko rurimo kubikora ubwarwo. Rugomba rero kubirinda ntibizagire ukuntu byakwangirika.
bafite chairman bareberaho uburyo yitwara ku nyungu z'igihugu nabo bakazishyira imbere. Icyo nemeza rero yuko nuko urubyiruko rushobora kubikora kandi rurimo no kubikora uyu munsi, ariko noneho nirwongeremo imbaraga. Ngira ngo chairman mu minsi itari ya kera igihe yari arimo kuganiriza bari abasirikare bari bavuye ku myitozo mu byo yababwiye yarababwiye intambara z'amasasu abantu bamaze kumenya ko batazishobora u Rwanda, ubu bagiye muzi mbuga nkoranyambaga kandi bakavugiraho ubusa. Ko mwebwe mufite ibyo byo kubabwira, mufite ibyo kuvuga, mwabivuze, mwabyerekanye. So dufate uwo murage turimo guhabwa na chairman rubyiruko, ubundi turengera igihugu cyacu. Ibyo bavuga mukuri muzarebe cyane cyane mbere kera izi mbuga zigitangira wabonaga hari ibintu bagerageza gushaka kuvuga ngo imihanda ni mikeya, bagira ngo imihanda yubakwa mu munsi umwe, ngo ibitaro n'ibiki, amashanyarazi ni make. Icyo gihe ngira ngo twari kuri 40% amaze kugera ku baturage. Ibyo ngibyo babivuyeho ntibakibivuga kuko twarabirenze, turi kure cyane kuri average ya Africa. Twayivuyeho kera, turi muri average y'ibihugu bifite ubukungu buri imbere. Basigaye rero bari kuri icyo ngicyo gusa cy'ubwoko, bakitwaza n'ikindi bajya bavuga ngo cy'uburenganzira bwa muntu, hajya ngo bahimba ngo Ingabire yafashwe. None se Ingabire si umunyarwandakazi? Ingabire se we yemerewe gukora ibyaha mu gihugu akagenderaho gusa atabajijwe? Ingabire ni iki? Nibyo ngibyo rero biberamo, n'ubu nibyo barimo gusakuza ngo ntarekurwe, naho ubundi amagare ntazagende mu Rwanda. So urubyiruko rero nimukora ako kazi kandi muragashoboye, kuko ibikoresho murabifite, ntabwo ari byinshi cyane, ni telefone na ntuza nkeya cyane, kandi wifi ahantu henshi zirahari. Nibyo ngibyo ushobora kuvuga ku rubyiruko nonaha. Yego rwose. Uwanditse inbox nawe menya atagiye kure y'iki kibazo yavuze ati mutubarize ambassadeur nk'umuntu mukuru ufite byinshi wabonye ku Rwanda, ni kiye cyizere yaduha ko hari abaragwa b'ibyo batugejejeho? Ababyiruka nihe abona gaps? Ni ihe nama yatanga ngo tubashe kubona abaragwa b'ibyo abakuru muri RPF bamaze kutugezaho? Ubwo nawe mwamusubiza. Yes, harimo kubaza ku bijyanye na gaps ziboneka. Urabona nta kintu kiba perfect 100%. Turi abantu. Muri ubwo byo kuba abantu, ndashaka amaye nk'ingero. Hari kuntu tugenda hari uvuze mu kanya ngo Rwanda don't dream their future, they plan it. Nibyo. Muri ko guplaninga rero, hariho ukuntu mushobora kugera ahantu mwibeshyaho gatoya, igihe muri mu nzira murimo kugenda mukaba mwasitara. Ariko icyiza ni uko u Rwanda iyo rusitaye rutagwa, rurakomeza urugendo. Ako ngako wenda niko umuntu ushobora kuvuga. Hari ingero zimwe na zimwe ureba mu mishinga imwe n'imwe twagiye dutangira, ugasanga uratinze, ariko amaherezo kubera ko tuzi ko ukenewe ukazakorwa. Ariko dukosa nk'utwo turagenda tugabanyuka kubera experience igenda igaragara, kubera urubyiruko rwaje mu bintu cyane kandi rukaba rufite intego, kandi ibyo rukora rubizi. Izo gaps zigenda zifungwa buhoro buhoro, ariko still ntihabura akantu gatoya kabura mu bantu, kuko ari abantu nyine. Ntiwavuga ngo hari perfection 100%, ariko ubundi tuba dukamije ko n'izo gaps zose tugenda tuzifunga buhoro buhoro. Hari ubwo ziterwa rimwe na rimwe na budget tuba tudashobora kubona ako kanya, hari ubwo ziterwa n'amahanga rimwe na rimwe abashyiraho za conditions, nimba hari ikintu bagombaga kubafashamo cyangwa se mugomba kujyanamo, ugasanga barimo kugusanaho conditions zimwe na zimwe zidashoboka, ziba zagusubiza inyuma, nawe ukazanga ati nimwe mubiretse icyo gicyo bari mugiye gukora. Urumva ko icyo gihe kiba kigiye kudindiramo gatoya, and so on and so forth. Muri makeya twagapsi duke ntitujya tubura, ariko icyiza nuko iyo mugeze imbere muratubona, you feel it, ubundi mugakomeza urugendo rwanyu.
yego babashimiye rwose ambasada w'umugani. Hari ubwo abantu bumva inkotanyi bakagira ngo ni nk'ibivajuru ni ibimanuka, ni abantu batari kuri iyi si, turi abantu nta byera ngo de 100%. Icyiza ni uko muhora mutyaza ubwonko. Uwitwa rero Safe Life hano kuri X yanditse ngo ikibazo kuri Honorable wabaye inkotanyi, ufite inararibonye rya politiki kubw'imyanya itandukanye waciyemo, ni ihe mpanuro waha abayobozi bakiri bato bari guhabwa imyanya ngo babashe kugira wa mutima wa gikotanyi ukotanira kugeza ibyiza ku gihugu badatatiye igihango ku gihugu? Murakoze ambasada. Yes, murakoze cyane. Inama ya mbere nshaka kubagira, first of all bazabanze bigirira icyizere. Urize amashuri yawe yarangije uri IT ukomeye, yarangije uri umuganga ukomeye, yarangije uri engineer, yarangije uri mwarimu wa language. Igirira icyizere, be confident. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Icya kabiri bagomba kugira ni yankunze kukibona rimwe na rimwe, hari abahita bumva yuko ngo bagomba no gushyira ako kanya. Niba dushaka kwigira ku nkotanyi, wowe ufite amahirwe urangije amashuri uyu munsi, wihangiye akazi n'urugero, cyangwa se ugiye kugashaka ahantu runaka uranakabonye, ariko ugashaka guhita ubaho nk'uriya muntu umaze imyaka 20-15 arimo gukora kandi akora neza. Urashaka uhite ugiriye imodoka kandi y'igitangaza, urashaka uhite ugira inzu y'igitangaza nimba utari wanayubaka, urashaka kujya gutura hariya i Nyarutarama, ubanza ariho agomba kuba hahenda ubu ngubu muri Kigali kurusha ahandi, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kwifuza oya, itonde, ukore witonze, ujye mu rwego rwawe, ugenda uzamuka urwego ku rundi, step by step. Nushaka kuzisimbuka uzagwa, kandi ushobora kuzagwa imageragere. Nutanajya imageragere ushobora kuzagwa mu kindi kintu kizatuma ubuzima bwawe butamera neza, bahora mu ngorane, wanahunze noneho, cyangwa se wabaye iciro ry'imigani n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo kintu rwose cyo kugendera ku murongo kandi no kumva yuko aho uri hadasebye, ariko unagerageza gutera indi ntambwe ariko mu buryo bwemewe n'amategeko, icyo gihe rwose rubyiruko muzaba muri mu nzira nziza. Ndumva kuri iyi saha hari izo nama ebyiri nabagira ndamubaza ubuzima bwiza. Nibyo ambasada, urakoze cyane. Ngo abwirwa benshi hakumva beneyo, intambwe ku yindi umuntu yabyubashye bimurinda gukorera mu mujagararo, cyane cyane ko abanyarwanda babivuze ko ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Iyo ugenze gake gake kureshya ugerayo neza byanga byakunda. African boy, nawe rero umwanya n'uwawe ngo dukomeze dusangire ijambo. Mwajya mbere. Murakoze mama Kaneza, arakoze cyane umutumire wacu, barakoze n'abazamutse kubaza ibibazo. Ambasada, tubibutsa ko nimubona iminota mwatugeneye igeze mwatubwira, twebwe tubaye abahitamo rwose n'umunsi wose twaganira namwe, kuko muje ubwenge, ubumenyi, ubushishozi no kugira inama. Buri muntu wese yaharanira kuguma kumva. Urumva twebwe rero ntabwo twabarambirwa, reka mbivuge gutyo. Ni mwebwe muri buze kureba, turabizwaho muri bwije. Ibya minota mwatugeneye rwose nimubona igeze ku musozo muratubwira. Nagira ngo nkomeze rero minota 13. Okay, yes, minota 13. Reka mbanze mbaze ikibazo umuntu yabajije ati RPF mwavuze ko mu mbonezabitekerezo yayo cyangwa filozofi yayo icya mbere ishingiyeho ari ubumwe bw'abanyarwanda, ngo uku kubumwe ngo mwaba mufite icyizere kingana gite ko abanyarwanda bose bazabigeraho? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri,
ese muvuga iki ukubaka imitima ikomeye cyane mu mutwe nyuma yo kubona igihugu kubaka imibiri n'ubukungu bya bene igihugu? Ubwo ibyo nibyo bibazo yanditse, nta gisubizo ubwo tugakomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Hari ikintu abantu dukwiriye kumva. U Rwanda rwabuze ubumwe igihe kirekire, kuva umukoroni yakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Nicyo yashyize imbere, ko abanyarwanda batakaza ubumwe bwabo, kandi abigeraho. Kandi muri uko kubutakaza, bwatakaye mu buryo buri radiko, biteza ibibazo bikomeye cyane, birimo 59, kwicwa kw'abatutsi, imyaka yakurikiye yose za 60 kugera muri 73. Urumva ubumwe bubura iyo myaka yose. Habyarimana aje nawe abeshya abantu ngo ni ubumwe agiye kuzana mu gihugu, ariko ashyiraho ziriya twavuga mu kanya za équilibre ethnique, regionale n'ibindi nk'ibyo. Ariko noneho n'iriya jenoside yakorewe abatutsi yateguwe igihe kirekire kandi neza, ku bushake, igamije kurimbura no kumaraho abantu bose. Iranakorwa, ishyirwa mu bikorwa. Ayikoze bakaba bakiriho, ntabwo bashinze bose, baracyariho. Bakeri bo bafunzwe, hari abafunzwe barimo kurangiza n'ibihano byabo, ariko hari n'abandi bagihari kandi bafite iyo ngengabitekerezo, cyane cyane abari hanze y'u Rwanda. Ubumwe leta irabushaka cyane, RPF Inkotanyi irabushaka cyane, kandi irakora ibintu byinshi cyane kugira ngo ubwo bumwe bunagerweho. Ngira ngo bwa nyuma RGB ikora ubushakashatsi bwayo ku bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, ndetse na nyuma Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda iragaragaza ko tumaze kugera kuri 94% byo kumva ko turi bamwe, tunashaka gukomeza kuba bamwe. Ariko hari abo ngabo bandi basigaye 5-6 nabo dushobora gukomeza kugenda twigisha. Ibi 94 tubigizeho mu myaka 31 ishize. Twihindi imyaka nta gucogora. Urabona ko Minisiteri yaje nyuma, nuko leta ishaka ko iki kintu rwose kizagerwaho. Ariko ni intambara tugomba guhoramo, kubera yuko n'abadashaka ubumwe nabo barahari. N'abandi bakireba amazuru y'abantu barahari. N'abandi bakumva yuko kanaka yafashwe, bati buriya yafashwe kubera ubwoko bwe, kandi bazi yuko hari icyaha yakoze. Kanaka yavuye ku mirimo ye, wenda banamwirukanye, ati buriya yirukanwe kubera yuko ari ubwoko bwe. Abo ngabo baracyahari, no gukomeza kugenda duhangana nabo, dukora nka leta, dukora nka RPF Inkotanyi, ibituma byose ubumwe bubaho, birimo kubwigisha, birimo gahunda za ndi umunyarwanda, birimo gusaranganya ibyiza by'igihugu byose, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Buzagerwaho rero kandi buhame, igihe cyose tuzaba tukiri muri uwo murongo, kandi ndumva tuwurimo, kandi tuzanawubamo ubuziraherezo. Icya kabiri, wari uvuze ku bukungu, ntabwo nagisobanukiwe neza African Boy. Icya kabiri ku by'ubukungu cyavuga iki? Honorable, icya kabiri ku by'ubukungu yavugaga ngo mwese muvuga iki mu kubaka imitima ikomeye cyane mu mutwe no kubona igihugu, kubaka imibiri n'ubukungu bya bene igihugu. Imitima hamwe n'ubukungu kubyubaka bigahuza. Yes, ngira ngo nibyo turimo gukorera, nibyo leta irimo gukora. Of course bishingiye kuri moteri ariyo RPF Inkotanyi, birajyana. Muribuka ariko ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga, kandi nabyo tugenderaho, ibintu bitatu bidushishikaje, ibintu bitatu tuzirikana, ibintu bitatu twubakiraho. Yaravuze ati to stay cyangwa to remain united, ubumwe bw'abanyarwanda. Iyo ni ingingo izavugwa inshuro 1000, kandi ibikorwa kugira ngo tubigere 100% bikomeze bikorwe. Iya kabiri
ni thinking big, ni ugutekereza mu buryo bugari cyane, atari ugutekereza akantu gatoya. Nimba utekereza urugero ku bukungu uko arimo kubivuga, utekereze mu nzego zose kandi ubukungu bugaruke ku baturage. Thinking big. Ndatanga urugero rw'ubukungu gusa. Urugero, nimba tuvuze biriya bintu bita human development, igomba kugaragara kandi iterwa n'ubukungu ko bwagenze neza. Abana bavukaga bapfa, ngira ngo bari mu gihumbi bapfaga abana hafi 200. Ababyeyi bapfaga babyara, umubare wari munini. Abana bagwingiraga, umubare wari munini. Ibyo byose bikagabanyuka. Gahunda zirimo gukorwa kandi birimo kugabanyuka. Ubukene bwari kuri abantu bari muri uriya murongo witwa poverty line, under poverty line. Uburi munsi wa yawo, ni ukuvuga ko ari bani mu Kinyarwanda bita bakene nyakujya. Muri 1994 bari muri za 70. Muri za 2000 ngira ngo zirengaho gakeya nibwo bari bageze kuri za 53. Ubu ngubu turimo kuvuga 10 kandi gahunda kugeza muri 2035 tuza turimo kuvuga 5. Niba bandi babakene nyakujya, ubwo abakene rusange bo bazaba batakinavugwa. Ibyo ngibyo niko guhuza ubukungu n'abantu. Imiturire ikaba myiza, za nyakatsi bakaba bazivuyemo, umuntu akaba afite ububasha bwo kuba yakwigurira mituweli. Murabona ziriya gahunda zose za VUP, murabona gahunda zo kwita ku bantu bakuze badafite kivurira, murabona komora abacitse ku icumu batishoboye, murabona kwita kuri bariya ababyeyi babaye ishike, ngira ngo twabahaye izina ryiza ni intwaza. Abo bose kubitaho. Wareba mu gihugu ukabona abantu basigaye inyuma cyane bagenda bagabanyuka. Ibi ngibi byubaka imitima kandi bikagenda bihuzwa n'ubukungu. Niba tuvuga ngo turimo kuzamura umusaruro w'ibirayi kuri hegitari, mu myaka ishize twajyaga tubonamo toni 2-3, ariko none turimo kubona 8 kugeza kuri 12. Ko bibaye byinshi, umuhanda ubigezeho bigomba kugera ku isoko urahari. N'iriya mihanda rero ihuza intara n'uturere irimo kubakwa hose mu gihugu ku buryo kigenda cyegerana mu buryo bugaragara cyane. Ibi byose rero iyo abantu batagishonje, iyo abantu batakirwaragurika ngo babure kivurira, iyo abantu bafite ahantu bafite amashuri hafi yabo, abana babo bajya ku ishuri nta ngorane, iyo abana bagera ku ishuri bagasanga n'ifunguro rirahari, iyo umuntu ajya kwivuza akivuza ahantu hafi atarinze gukora za kilometero kuko hari za poste de santé n'ibindi ngibyo, iyo umuntu afite umuyobozi umwegera bakaganira, niba afite ikibazo akakimubwira kandi umuyobozi akaba yiteguye kumva no kugikemura, atacyumva uyu muturage akaba afite uburenganzira bwo kukizamura ikagera n'ahandi kugeza igihe kizabonera igisubizo. Ibyo byose bigenda bisana imitima y'abantu, bibaganisha kuri bwa bumwe, ariko noneho n'ubukungu bugenda buzamuka. Umutima mwiza rero wari ufite umutima mubi akagenda acisha make buhoro buhoro. Nuko nguko ibintu byifashe. Murakoze honorable. Iminota mwaduhaye asigaye umunota umwe. Ari umuvandimwe w'umujournaliste wari wazamutse, ni umushuti wacu tubana hano witwa ku mihanda. Twagira ngo tumwemere uyu munota umwe abazemo ikibazo, nimuba mugiye muramusubiza, ubundi barekure rwose mujye kuruhuka kandi tunabashimira. Teddy Mazina, umwanya n'uwanyu. Oui, murakoze cyane. Ngize privilege ya Mzee Abdul. Ndishimiye kubona namubaza ikibazo. Ndazi yuko igihe 600 bazaga muri parliament, igihe babohereza
bakaza biteguye mu gihe cya struggle. Nagomba kumubaza kugira ngo abwire generation bari munsi yanjye ko jyewe ndabizi ko icyo gihe ntabwo nari muto nubwo ntari umunyarwanda, ikinyarwanda ndakivuga ariko ndi umurundi. Atubwire ibihe byabaye, ibihe byashindikanye kabisa, igihe babonye yuko igihe GP yari hakurya hariya hari ntuze convention, ubu igihe inkambi zose zari kubarasa, yaduha amateka kugira ngo new generation bamenye ko mwabyise intango y'umurage. Umurage ni amateka, igihe abantu bavuga bati ubu ngubu umuntu wese afashe imbunda turirwanaho kugira ngo ntitushire abandi batarabageraho, igihe companies zavaga ku Burundi zamanutse kugira ngo zize gutabara kuri parliament, ukuntu histoire ya 600 ko ari témoin vivant kandi ari politician, akongera akaba umuyobozi, akongera akaba political leader. Yatubwira ati je ikibazo ndavuga nti hari igihe mwigeze kuvuga ati turashize cyangwa turirwanaho, mwatubwira kugira ngo tugire consistent and testimony uko byagenze. Murakoze. Murakoze cyane Teddy. Njya nkubona cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko bazari akantu tugeze guhurira rimwe kera, hari ikiganiro twigeze guhuriramo rimwe hari haruguru ku Gisozi, ariko ntacyo. Icyangombwa birashoboka kandi birashoboka twarigeze guhurira. Hanyuma buriya kugira ngo na sende itoranywe hari impaka zabanje kuba, nimuza muzaba muri hehe. RPF yatangiye igitekerezo cy'uko 600 n'abayobozi bajya muri Camp Kigali. Leta y'u Rwanda iti ntibibaho. Hanyuma RPF iravuga iti niba Camp Kigali mudashaka ko tuyijyamo nimureke tujye i Kanombe. Leta y'u Rwanda ariko mwabagabo murashaka iki? Ntibibaho. Ubu bagavuga ngo ahubwo muzajya i Kami. Mu rwego rwa strategy natwe tukavuga tutoya ikamoya. Impaka ziba ndende, ibiganiro birebire, ariko igihe kiza kugera bagishije inama afande. Camp Kigali bayimanye, Camp GP nayo twarayivugaga bayimanye, Kanombe bayimanye, barimo kutubwira Kami watangiziye inama. Aravuga ati sende hariya leta y'u Rwanda ihumvisha iravuga iti nimuze vuba, kuko ku bwabo bumvaga ko ari ikosa rikomeye cyane RPA bakoze, kuko igihe ni ibintu nibihinduka bari hagati no kuba kanja gusa bagashira. Niko batekerezaga, kandi birebesheje amaso asanzwe niko bimeze. Ariko ndakurahiye siko byari bimeze, kandi koko niko byagaragaye. Urabona se hari icyo bayitwaye sende uretse kuyirasa ariko nta munyapolitiki waguyemo. Abasirikare bahaguye yego, iyo ni intambara birasanzwe, ariko ntabwo bigeze bayibakuramo n'umunota n'umwe. Dallaire mu General Dallaire mujya mumwumva, yanyuzagamo akaza kutureba tukaganira. Rimwe rero turimo kuganira aravuga ati ariko inkotanyi muri igitangaza gusa. Muri politiki muri hejuru cyane, dore aho mugeze muri Kigali, ariko no mu gisirikare ari nacyo cyatumye ibi byose biba, muri igitangaza. Ahantu mwatekereje mute? Ati mumaze kuhavuga nanjye naravuze nti aba bantu nta mibare bafite. Ati ariko nyuma yaho naje kuhanyura, muramanyura ndi mu modoka,
nkahareba impande zose nzenguruka sende, nkanyura ndi mu Gifaru, maze kuhanyura ndi muri Kajugujugu, ndavuga ni Inkotanyi ahangaha zahakoreye umubare ukomeye cyane. Uyu musozi nubwo ukikijwe na biriya bigo byose ariko ni strategique cyane, aho uhuriye na Kamini hafi mu mwobo. Nuko nguko rero afande bya bindi twatangiye tumuvugaho ko areba kure, ndetse na wa mu generali watsinzwe Bizimungu nakemera yuko ari strategie, naho ngaho urwo ni rumwe mu ngero. Urugamba rero rutangiye, buriya sende ukunubatse olala urigira kafe udashobora kugeraho, ariko n'inyubako ubwayo murebe bakubwiye ukuntu yarashwe, imbunda zose ziva mu Rwanda ngira ngo zayirasheho, ariko iriya zigakomeza guhagarara ubwabyo. Nibikwereka ko kwitoranya harimo ubuhanga bukomeye cyane. Abanyapolitiki rero barahabaye, bibera muri iyo kave, abana bararwana bakajya bigiza y'umwanzi, kuko nyine nkuko twabivuga ziriya ka zose zaraharasaga, ariko iriya y'abajepe ntabwo yamaze igihe kirekire bayakuwemo, hasigara haraswa rero na Kigali, mu Kigali abasirikare bari kuri mu Kigali n'ababaga za Jari n'abari hariya birebero, kugeza igihe nabo batsinsuriwe. Ariko hagati aho abanyapolitiki bacu baje kubakura aho ngaho, bajya ku Murindi n'ahandi hantu hari umutekano, nkuko nigeze kubivuga kare nyine n'abaturage benshi cyane bagiye bakurwa muri ako gace, kuko amasasu atakoraga kuri iriya nyubako yararengaga akajya mu baturage iyo ngiyo. So bamwe bahungira muri stade, nuko baza kubakura mu iriya nzu ya iriya RDB yari imbere ya sende, nayo abantu bari barayihungiyemo, cyane cyane abanyapolitiki bize kubakura no muri sende babashyira muri iriya nzu, ariko umunsi umwe nijoro bose barabambukana nayo. Nahita ngwiki ni adventure ikomeye cyane yagiye mu mateka y'intambara, uburyo urokora abantu ukava mu mujyi nijoro, urugendo rw'amasaha 8 kuva hariya kuri sende umanuka kugira ngo uzagere hariya ku muhanda ujya Igicumbi hariya ku ruganda rw'isukari. Rwari urugendo rw'amasaha 8 ya nijoro, kandi ari n'imodoka n'abantu bagenda ku maguru gutyo, ariko barabambutse. So nuko nko byagenze. Nigeze kubivuga yuko nta bwoba abanyapolitiki bari bafite, kuko bari bizeye ingabo zabo. Ingabo zo nta bwoba zari zifite rwose na gatoya, kuko zizi ko ariko kazi kazo, kandi zatojwe cyane cyane bari 600 mu myitozo bari barabonye, harimo niyo kurwanira mu mujyi. Ni nacyo gituma rero bashoboye no kurokora abantu batari bake, bagenda babakura mu makartier yabo hirya no hino, kubera yuko bari bazi kurwanira mu mujyi, bazi n'uburyo bashobora kugendamo mu buryo bwa gisirikare, kandi bagakora neza. Bageze mu mujyi rwagati bakuramo abantu bari muri za Sainte Famille, za Saint Paul n'ahandi, za Nyamirambo ruguru iriya bamaze gukuramo iriya ntuza Rebero, kandi nayo yakuwemo n'abasirikare bari hano kuri sende. Bajyayo bagahangana n'umwanzi kugeza igihe bamukuriyeyo. Bavaga hariya rero bakamanuka bakaza za Nyamirambo, Mageragereza nde, bakaza gutabara abantu, bakabakura mu ngo zabo bakabajyana ahantu babona ko hari umutekano kurushaho, cyane cyane hari yamaze kubohorwa. So nuko nko byagenze. Ingabo zari zifite umutima ukomeye, zari zizi akazi zifite, zari zizi n'ingaruka zabyo, ariko ziyemeje kurengera abanyarwanda. Abanyapolitiki rero nabo ntabwo bari bafite, kuko bari bazi ko ingabo zabo zihari, kandi ziyemeje kubatabara. Ndibuka wenda karashekeje igihe twari aho ngaho muri sende mbere ya jenoside kwitangira nyirizina, nigeze kubaza aba ofisiye twabanaga hariya, ni ariko ubu ngubu ibintu bikomeye, mwatugenza gute? Ati twabaheka. Ndaseka ndatemba, ikigabo kingana nanjye mukangira ku mugongo.
bati niko byagera ntoyange oya muzaheka abandi rwose ni muhumaka agakoresho kanjye nanjye nzagerageza gukora uko nshoboye nuko nguko hari kiriya cyizere ndimo kubabwira urubyiruko rukwiriye kugira by'uko rushoboye ibyo ruri wiye akazi ni enjeniyeri bagakora ibe batangiye nibuzi nimba ari politike nimba ari iki byose nimba ari mu ngabo nimba ari muri polisi aho hose birashoboka bashobora kwigira rero kuri ziriya ngabo ngira ngo n'ejo bundi mu kurangiza fanda ari hariya nyine muri vugana n'abariya abasirikare nababwiraga mu kanya muribuka ko amaze gusuhuza muri rusange ati kazi inaendelea vizuri yarahindukiye areba abaofisiye ba retired generals bari baraho ngaho bambaye imyenda ya gisivili aravuga ati nao wenye kuvaa civilian wanafanya kazi nzuri baragakoze rero icyo gihe bakomeje kugakora kugeza igihe bagereye muri retirement ariko nubaho bari baragakora kuko nta nkotanyi isaza murakoze cyane dufashe umwanya dushimira Honorable Harerimana Abdul Karim ambasaderi yo muri Indonesia mwe mwamukurikiye Schedule Official aho muhereye hose turabasuhuje mukomeze mugire ibihe byiza nakagaruka biba ngombwa tumatumirire byaterwa na comment tuzabona tuzadusaba ko twamutumira bigendeye ku byo mubisha mu kiganiro murakoze cyane mugire umunsi mwiza